Abadepite batuye itegeko rihesha Komisiyo y'Igihugu uburenganzira bwa muntu imbaraga zisumbuye mu kurengera abaturage. Ni iki iri tegeko rigiye guhindura? Ikaze mu nteko in 60 seconds. Iri tegeko rigenga Komisiyo y'Igihugu y'uburenganzira bwa muntu ryari rimaze imyaka 7 rikoreshwa, ryavuguruwe hagamijwe kurushaho guha iyi komisiyo ubushobozi n'inshingano bifasha kurengera uburenganzira bw'abaturage. Zimwe mu mpinduka ziri muri iri tegeko ni uko riteganya ko komisiyo izajya yita by'umwihariko ku burenganzira bw'abaturage bakuwe mu byabo n'ibiza, imihindagurikire y'ikirere n'izindi mpamvu bakwiye kurengerwa kugira ngo uburenganzira bwabo budahungabanywa. Komisiyo kandi ihabwa n'iri tegeko ubasha gukomeza gukurikirana no gukumira iyicarubozo cyane cyane ku bantu bafunzwe, abari mu bigo ngororamuco, abari mu bigo byita ku bafite ubumuga n'abageze mu zabukuru. Iri tegeko kandi rihuza imikorere ya komisiyo n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwemeje ndetse n'amahame mpuzamahanga agenga inzego z'uburenganzira bwa muntu. Hamwe n'iri tegeko, Komisiyo y'Igihugu y'uburenganzira bwa muntu izarushaho gukorera abaturage, gukurikirana ibibazo byabo bijyanye n'uburenganzira bwa muntu no kubikemura. Ntuzacikwe n'inteko in 60 seconds y'ubutaha.